muraho neza. Iyi ni Smart Pips. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mbereke ibintu bigera kuri bibiri mbafashe kubihitamo cyangwa se no gukomeza urugendo rwo kuba mwabikora byose ukabasha kuba wagera ku ntsinzi mu buryo bukoroheye. Tugikorera hamwe rero icyitwa cryptocurrency, turebe ndetse na forex trading, byose bikoreshwa mu bucuruzi mu masoko y'ikoranabuhanga tubona kuri murandasi. Tudatinze reka duhere kuri forex trading. Forex trading ni ubucuruzi bukoreshwa internet, usibye ko no muri video zatamutse twagiye dusobanura uburyo forex trading ikora ndetse n'igihe yatangiriye, ariko ni ubucuruzi bukorerwa kuri internet ariko bugakorwa mu buryo hacuruzwa amafaranga y'ibihugu na za guverinoma. Ayo mafaranga tuvugamo n'amanyarwanda zamo, hakaza amadolari, hakaza euro, hakaza USD. Amadolari ni menshi amafaranga tubona muri forex trading acuruzwa. Ubundi forex trading ni ubuvunjayi bw'amafaranga ariko bugakorwa hifashishijwe internet n'ibindi bikoresho bikoresha murandasi bigiye bitandukanye. So rero cryptocurrency niyo yenda tutigeze dukora video yisobanura, ariko cryptocurrency ni mu ijambo ryumvikana neza na amafaranga nayo ariko atari aya guverinoma n'ibihugu, ahubwo na amafaranga akorera kuri internet gusa, ntago afatika mu bundi buryo. Tuzi ayi note n'ibiceri, iyo tuvuze euro tubona inote yayo, iyo tuvuze dollar tubona inote yayo, tuvuze amafaranga y'u Rwanda tubona inote tukabona igiceri. Noneho rero tuvuze amasefa nabyo nuko twavuga amarupa, amayeni, byose tubona ibiceri akozwemo ndetse n'impapuro aribyo twakwita inote. Noneho cryptocurrency igaragara mu mibare, ikitwa amakode. Ntago rero yo ifatika, ahubwo ni amafaranga agaragaye yiswe coin, yiswe nk'ibiceri ariko agaragara mu ishusho ry'ibiceri. Ntago afatika ngo ube wayahereza umuntu uyamubarire mu ntoki, ahubwo abarirwa mu mibare iboneka kuri internet hagati ya computer imwe n'iyindi, akajya ahererekanwa mu ubwo buryo. Noneho rero abashaka kwinjira mu bucuruzi bwa cryptocurrency iyo uburyo bwo kuyikora nabwo bukorwa neza bwenda gusa n'ubwa forex trading. Ariko abantu baribaza ngo ese ari forex trading na cryptocurrency ni iki nakora kikaba cyangirira umumaro cyane? Ese ni iki nakwiga kizaho umutima? Hano muri Smart Pips dufite intego yo kugira ngo buri muntu wese uhari wamaze kureba video zacu, udukurikira umunsi ku munsi tubana, dufite intego yo kumusobanurira buri kimwe, tukamwereka n'inzira ifatika yo kugira ngo abe yafata icyemezo gikwiye aho yashora amafaranga ye cyangwa se aho yacuruza cyane akunguka. Tubereke ibyiza n'ibibi biri mw'aya masoko yombi, noneho ujye mu kintu unakizi, bikorohera cyane kuba wafata umwanzuro w'icyo wakwiga. Kuko abantu benshi bakora amavideo ashishikariza abantu kwiga forex trading, akaberekana tutorials z'ukuntu bikorwa, ugasanga umuntu uramubwira cryptocurrency ntayumve, ariko nyamara amafaranga ya za guverinoma n'ibihugu ashobora no kuzagabanya imbaraga cyane nkuko turi kubibona, akaza nayo mu buryo bwa cryptocurrency. Niyo mpamvu rero no kwiga cryptocurrency ari ikintu cy'ingenzi cyane, kugira ngo byose nibiramuka bije bitazagutungura bigizwemo imbaraga runaka, utazagerageza kuvuga ngo ese ko ibi ntabimenye, ese ko ukeneye narize forex trading gusa. Nanone amatsiko nakumara iyo uzi forex trading neza, ukaba uyizi, ukabuza ama strategic akoreshwa, ukabuzi buri kimwe cyose mu isoko, cryptocurrency irakorohera kuba wahita uyinjiramo nayo bikoroheye. Noneho rero reka mbereke ibyiza byo gukora forex trading, tuze no kubihuza n'ibyiza byo gukora cryptocurrency, turaza no kureba ibibi byabyo, tubafashe no gufata umwanzuro muri iyi video. Twibutsa gukora subscribe, follow ku mbuga zose dukoresha ni Smart Pips. Noneho igikurikira
ukande like na share iyi video igere ku bandi kugira ngo babashe kumenya ubu butumwa tugiye gutambutsa hano kuri iyi channel ya Smart Pips. So duhe kuri forex trading. Forex trading ni igira ibice, igira inyungu, ikagira n'uburyo ikorwamo. Reka duhere ku nyungu zayo. Kuvuga ngo umuntu ukora forex trading, ibyiza byayo, ibyo twabonamo nk'ibyiza nuko forex trading igira control. Abagira abantu bayikontrola, banayisetinga, bayiha umurongo, abo twita aba brokers. Tukareba amaguverinoma n'ibihugu bigenga imikorere n'ibiciro by'ayo mafaranga cyane. Kandi ikindi ishingira ku bukungu hafi 100%, kuko iyo ubukungu bw'igihugu n'amakuru muri rusange y'ibyo bihugu birakorohera kuba wayacuruza amafaranga yabo ukaba wagira inyungu mu gihe runaka. Ikintu rero nakubwira nk'ikimbogamizi yenda kuri forex trading, hazamo kuba ikora igihe cy'iminsi 5 kuri 7, ariko igakora amasaha 28. Ni kuvuga ngo igira igihe ikora, igagira igihe itangirira n'igihe isoza. Muri make muri weekend akenshi nta mbaraga cyane ibifite, nta nubwo ikunda gukora. Nibyo ngibyo nakubwira imeze nk'imbogamizi kuri yo. Ikindi igira umuvuduko kuba yikora bitewe nuko amafaranga abantu bayakoresha ari benshi y'ibihugu, abantu bayijyamo bayikora. Igira volatilité, nayo igira volatilité, ariko kwirukanka kwayo usanga kudafite umuvuduko uri hejuru cyane nk'uwa cryptocurrency. Noneho reka turebe kuri cryptocurrency nayo igira volatilité iri hejuru cyane ikoreshwa n'abantu bashaka inyungu zihuse no gukira vuba no kubona amafaranga mu buryo bworoshye, ariko nanone bafite umutima wihanganira ibihombo n'inzitizi bagenda bahura nazo mu bucuruzi na trading mu isoko muri rusange. Noneho ni ukuvuga ngo reka mbereke ibyiza bya cryptocurrency. Cryptocurrency nta guverinoma yikontrola, nta muntu ugena amafaranga yawe ugiye gutanga. Nuvuga ngo niba ngiye kuyacuruza, ni wowe ufata umwanzuro ukayacuruza, ukayashyira mu isoko adaciye mu maboko y'undi muntu. Ibyo bikaba byagena uburyo ukontorora amafaranga yawe bikoroheye. Ikindi kuri cryptocurrency nuko ari amafaranga umenya ububiko bwayo, ukabugena, ukabujera uko ubyumva kandi uko ubitekereza, nta wundi muntu ubijemo. Icyo ni kimwe kuri cryptocurrency. Nuvuga ngo ufite cryptocurrency nyinshi zifite agaciro k'amafaranga menshi, nta muntu umenya ngo ufite amafaranga angahe usibye wowe gusa n'umutekano wawe wa computer ukoresha. Ikindi kuri crypto nkuko navuze igira volatilité, iriruka, irazamuka, iramanuka mu gihe kinini cyane, ikaba yamanuka cyangwa se ikazamuka. Waba ukoze analyse cyane y'isoko ukaba wabyungukiramo, bikakugira inyungu cyane zifatika kurenza forex trading. Ikindi navuga yenda cyaba nk'imbogamizi cyane kuri cryptocurrency n'ubumenyi butagutse. Kuba udafite ubumenyi ushobora kuba wahomba cryptocurrency zawe z'amafaranga menshi, bigatuma neza wasubira ku isoko mu Kinyarwanda cyumvikana. Cryptocurrency rero nayo ni nziza, ariko iyo utazi kuyikoresha ishobora kuguteza ibihombo. None nka Smart Pips reka tubahe nk'agatip gasobanura neza ibi byombi no kubihuza, kuko nicyo tubereye hano kandi nicyo tugira ngo tujye tubafasha umunsi ku munsi. Umwanzuro wacu nuko bibaye byiza wakwiga trading muri rusange, ukiga forex trading ndetse na cryptocurrency trading, kuko byose bikorerwa trading kimwe. Noneho ukiga kwinjira mu isoko, ugashaka entry nkuko bisanzwe, ukiga analyse z'isoko, ukiga go trading amakuru, ukiga go trading technical analysis. Ibintu byose ukaba ubizi, bigufasha kuba waba profitable, kuko ushobora kwiga forex trading wayimetiriza kuba wajya muri cryptocurrency bikakorohera. Ariko nanone iyo ufite amakuru kuri cryptocurrency kuyijyamo nanone uyijyamo bikoroheye cyane. Ikiza rero nanone cryptocurrency wizi
na forex trading kuyijyamo byakorohera, kimwe n'urufunguzo rw'ikindi. Niyo mpamvu rero tubagira inama no kugira ngo mujye muri buri byose mubashe kubibyaza umusaruro mu buryo bwagutse. Reka rero dukomeze muri video itaha tubasobanurira byinshi byimbitse Smart Pips bafitiye. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye, ciao ciao.